Aborozi benshi b'inkwavu dutakaza utwana twinshi nyuma yo gucutsa. Ariko ikibazo si indwara gusa, ahubwo ni amakosa make cyane dukora tutabizi. Muri iyi video rero ngiye kukwereka amakosa 5 atuma utwana tw'inkwavu dupfa ndetse n'uko wabirinda. Aha ndavuga utwana ducutse, ngira ngo ubushize nari nababwiye ko utwana urukwavu rukimara kubyara impamvu dupfa. Aha ngaha ngiye kubabwira ko utwana ducutse nk'uko nababwiye ko tuzajya tugenda etape par etape uko urukwavu rugenda rukura buri cyiciro. Kurikira video uyirangize kugira ngo utaza gucikwa n'intambwe n'imwe. Aya makosa 5 atazagira nawe rimwe ryakubaho cyangwa se 2 ugasanga urahombye uguye mu gihombo. Turi kumwe rero, nturebe video igice ahubwo uyirangize kugira ngo amasomo yose ubashe kuyabona. Hanyuma ntiwibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, hanyuma ugakora ukanasharinga nimba byakunyuze, hanyuma tugakomeza korora kinyamwuga. Hanyuma rero turagiye, reka dutangire ntabarambiye. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya ni igihe cyo gucutsa utwana. Ese utwana ducuka ryari? Ese ni mu gihe kingana iki? Mu minsi ingahe? Ubundi muri rusange igihe cyiza cyo gucutsa utwana ni hagati y'iminsi 30 n'iminsi 40. Nibura utwana tuba tumaze kumera neza, ukaba waducutsa dufite imbaraga ku buryo dushobora kuba twakwirwanaho. Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kwirinda hano ni ukuducutsa kare cyane. Iyo ducukije kare cyane bituma tutagira imbaraga, ducukije tudafite imbaraga, bityo kwirwanaho bikatunanira. Tuba tutarazana imbaraga ku buryo twatangira kwirwanaho nyine ngo tube twagira gute, twabasha kubona kwiha ibyo kurya. Ni ukuvuga rero iki nicyo gihe cya mbere, nicyo kintu cy'ingenzi ugomba kubanza kumenya. Ese urukwavu rwanjye utwana nzaducutsa mu gihe kingana iki? So rero twagiye amakosa 5. Ubwo umenye igihe ucukiriza twana, reka turebe noneho nyuma yo gucutsa ni ayahe makosa dukora kubera kutabimenya. Ikosa rya mbere rikomeye cyane ni uguha abana ibyatsi byinshi cyane. Hari abantu bazi yuko kugaburira utwana buri kanya ukabona kadakabyimbye ukagira ngo ni uguhaga. Ariko ikintu ugomba kumenya ni uko utwana ducutse igifu cyatwo kiba kitarakomera, kiba kikiri gitoya. Niyo mpamvu rero iyo duhaye ibyatsi byinshi cyane, kuko kurya ntitwareka kurya turi kubibona, bituma rero tubyimba inda cyangwa se bikadutera impiswi, bikabiviramo n'urupfu. Ni ukuvuga rero abana ubaha ibyatsi bike kandi nibura byumye, atari ibyatsi bitose cyangwa se bifite amazi menshi. Abana ni uko nguko, nicyo kintu cya mbere ugomba kwigengeseraho, cyane cyane noneho muri ibi bihe turimo by'imvura ni ikibazo gikomeye cyane. Icyo kintu mwaborozi bagenzi banjye mwe mureke tukirinde, tukirwanye. Abakozi bacu batwahirira ibyatsi tujye tubibabwira ibyo bintu babimenye, kugira ngo twe gupfusha inkwavu zacu muri bino bihe bitoroshye. Ikosa rya kabiri ni uguhindura indyo vuba vuba. Aha ngaha iyo mvuze guhindura indyo, hari ukuntu ushobora guhita uzikura kuri peleti ako kanya ugahita uzikubita ku byatsi. Niba zazimenyereye peleti ukazikubita ku byatsi byinshi kandi bibisi, icyo gihe bizitera stress mu gifu. Ni ukuvuga iyo ugiye kubihindura rero ubihindura gahoro gahoro. Niba wazihaga peleti buri munsi, wenda ukagenda unyuzamo umunsi umwe ukaziha ibyatsi, kandi nabyo biringaniye nk'uko nahoze mbibabwira, atari ibyatsi byinshi cyane, kandi nabyo bikaba ari ibyatsi byumye. Iryo kosa rero abenshi bakunda kurikora. Ikosa rya 3 naryo rikomeye, kudaha amazi meza b'abana. Ni ukuvuga ngo utwana ducutse tunywa amazi menshi kandi meza. Iyo amazi ari mabi rero azitera impiswi, akanazitera n'indwara z'amara.
zikaba zagira gute, zikaba zahitwa cyangwa se amara ntakore neza ugasanga zabyimbye, bityo ukaba wabura za nkwavu zawe. Ahangaha rero inama ni uko amazi agomba kuba asukuye kandi ukayashyiramo buri munsi. Inkwavu zikunda amazi kandi zikunda kunywa amazi menshi cyane, kuko hano twabagiriye inama y'uko mwajya muziha ibiryo byumye cyangwa se ukaziha pereti. Hanyuma rero ikosa rya kane tujya dukora ni ugushyira utwana twinshi hamwe. Uti kubera iki? Usanga umuntu yarunzemo utwana 10 cyangwa se utwana 8 mu gakaje gatoya, agakaje ari gatoya. Rero icyo ugomba gukora ni uko ugomba gukora kaje yisanzuye mu gihe wacukije abana benshi. Ni ukuvuga ngo rero iyo babyigana ari benshi bituma bizitera stress, ugasanga ziranarwaragurika. Ikindi ni uko iyo hajemo indwara akenshi kuyikontorora biragorana, ariho hahandi usanga hagenda hapfa abana benshi. Ni ukuvuga muri kaje ugomba gushyiramo umubare ukwiye w'utwana. Aha wakwibaza ngo umubare ukwiye w'utwana ni tungahe muri kaje? Ni ukuvuga ngo iyo umaze gucutsa hagati y'iminsi 30 n'iminsi 40, ni byiza kutabashyiramo ari benshi cyane. Nibura iyo ari kaje ntoya washyiramo utwana 4 cyangwa se tutarenze 6 muri kaje isanzwe. Iyi dusanzwe twororeramo ya 60x60. Niba kaje rero ari nini wenda ifite 80, ahangaha ushobora gushyiramo utwana wenda hagati ya 6 n'8. Hejuru y'8 ntabwo aba ari byiza pe, ahubwo babaye benshi nimba ari 12 bagabanyemo ibyiciro 2, 6, kuko icyo gihe bituma bataryamirana, kuko hari ukuntu baryamirana iyo bari nk'iyo ari nijoro cyangwa se no ku manywa bamaze kurya turi kuruhuka, ugasanga twaryamiranye, bityo ugasanga udufite intege nkeya ziraturyamiye, ugasanga zapfuye. Ni byiza rero yuko iyo ubashyizemo muri kaje ari bakeya bituma barya neza bakisanzura, ntibacuranwe, bityo bigatuma bakura neza n'indwara ntizikwirakwire muri twana twose. Ni ukuvuga rero iki nacyo ni ikintu cyo kwitondera bagenzi banjye, kugira ngo dukomeze turinde umusaruro wacu. Hanyuma ikosa rya gatanu nababwira ni ukutabaha pereti zihagije. Ni ukuvuga ngo pereti zifasha iki rero? Pereti, nimvuga pereti ni bya biryo byo mu ruganda. Pereti kubera ziba zikungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye n'amavitamine baba bavangiyemo, bizituma b'abana bakura neza, zigatuma b'abana bongera ibiro, zigatuma batanapfa cyane, kubera yuko zituma b'abana bagira ingufu. Pereti rero ziba ari ingenzi kuri twana kugira ngo tuzamukane imbaraga. Ariko utanazifite wazishakira bya byatsi nyine nababwiraga byumye kandi bimeze neza, bishobora kuzifasha mu igogora. Hanyuma rero nimba wakunze kino kiganiro mbahaye gitoya, kora like, ukore na share ku bandi, hanyuma utwandikire muri komenti utubwire uti nagikunze, cyangwa se unatubwire nawe nimba warapfushije utwana tw'inkwavu, ese wumvise warakoze ayahe makosa? Utubwire muri komenti hanyuma tugusubize. Niba ushaka rero ko utwana tw'inkwavu twawe tudapfa tukabaho neza nyuma y'uko ducuka, irinda aya makosa 5. Kandi niba ushaka izindi nama z'ubworozi bw'inkwavu zaguteza imbere, kanda subscribe kugira ngo ujye uhita ubona video nshyashya dushyizeho buri cyumweru. Ubwo rero stay tuned, turi kumwe na Iwacu Connect, turahari kugira ngo tubabe hafi, tubane mu nama z'ubworozi zigiye zitandukanye.